Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 7. Salomo yiyubakira iye nzu. Hanyuma Salomo amara imyaka 13 yubaka inzu ye, arayuzuza yose. Yubaka n'inzu y'ibiti by'ikibira cy'i Lebanoni, uburebure bwayo bw'umurambararo bwari mikono 100, ubugari bwayo bwari mikono 50, kandi uburebure bwayo bw'igihagararo bwari mikono 30. Kandi yari yubatswe ku nkingi z'imyerezi zishinzwe mu mirongo uko ari 4 zitambitseho ibiti by'imyerezi. Hejuru y'ibyo biti 45 byari hejuru y'inkingi uko ari 15 zo mu murongo umwe umwe, arandaho imbaho z'imyerezi. Akora impushya 3 z'amadirishya akurikiranye, idirishya rihanganye n'irindi. Inzugi zose n'inkomanizo zari zikoze kimwe, uburebure n'ubugari bwazo byari bimwe. Idirishya ryose ryari rihanganye n'irindi uko impushya ari 3. Kandi yubakisha ibaraza inkingi, uburebure bwaryo bwari mikono 50 n'ubugari bwaryo bwari mikono 30. Imbere yaryo ahashyira irindi baraza ry'inkingi n'ibiti bibajwe. Kandi akora ibaraza ry'intebe y'ubwami aho yaciraga imanza, ryitwa ibaraza ry'imanza. Yomekaho imbaho z'imyerezi uhereye hasi ukageza mu gisenge. Kandi inzu yabagamo yo mu gikari haruguru y'iryo baraza nayo yari yubatswe ityo. Kandi Salomo yubaka indi nzu isa n'iy'iryo baraza, ayubakira umukobwa wa Farawo yari yararongoye. Ayo mazu yose yari yubakishije amabuye y'igiciro cyinshi, abajwe nk'uko bayageze, akerejwe inkero inyuma n'imbere, uhereye ku y'urufatiro ukageza ku yo hejuru, kandi ay'urugo runini niko yari ameze. Urufatiro rwayo narwo rwari amabuye manini y'igiciro cyinshi, uburebure bwamwe bwari mikono 10, ubw'ayandi bwari mikono 8. Hejuru yayo akurikizaho amabuye abajwe y'igiciro cyinshi nk'uko yagezwe, kandi bakurikizaho ibiti by'imyerezi. Urugo runini rwari rugoswe n'inkike z'amabuye abajwe, yubatswe impushya 3, hejuru yayo hageretseho uruhushya rw'ibiti by'imyerezi nk'uko bagenje urugo rw'ingombe rw'inzu y'Uwiteka, n'ibaraza ry'iyo nzu niko ryari ryubatswe. Salomo arimbisha inzu y'Uwiteka. Bukeye Salomo atumira Huramu i Tiro. Huramu uwo yari umwana w'umupfakazi wo mu muryango wa Nafutali, ariko se yari uw'i Tiro. Yari umucuzi w'imiringa w'umuhanga ujijutse, umunyabukorikori mu mirimo y'imiringa yose. Nuko yitaba umwami Salomo amukorera imirimo yose yashakaga. Acura inkingi 2 z'imiringa, uburebure bwazo bwari mikono 18, umubyimba wazo wari mikono 12, maze acura imitwe 2 yazo nk'imyashi mu muringa iyagijwe, kugira ngo ayishyire hejuru y'izo nkingi. Uburebure bw'igihagararo bw'umutwe umwe bwari mikono 5 n'ubw'undi ari uko. Kuri iyo mitwe yo hejuru y'inkingi acuriraho utugozi tw'imiringa dusobekeranye nk'urushundura, kandi ategeshaho imikufi imeze nk'imishunzi. Ku mutwe umwe ashyiraho 7 no ku wundi 7. Kuri urwo rushundura rw'imiringa banyuzaho impushya 2 z'imbuto z'amakomamanga ziba kuri iyo mitwe y'inkingi yo hejuru. Uko niko yabigenje no ku wundi mutwe. Kandi imitwe y'inkingi z'ibaraza ishushanywa n'uburabyo bw'uburengo, uburebure bwayo bwari mikono 4. Hejuru y'izo nkingi zombi hari hiburungushuye, bashyiraho iyo mitwe, acuriraho urushundura, bamanikaho imbuto z'amakomamanga mu mpushya 2. Izo mbuto zari 200. Nuko ashinga izo nkingi ku ibaraza ry'urusengero, iy'iburyo ayita Yakini, iy'ibumoso ayita Bowazi. Hejuru y'izo nkingi bahashushanya ibishushanyo by'uburabyo bw'uburengo. Uko niko umurimo w'inkingi wakozwe. Kandi arema igikarabiro kidendeje mu miringa yayagijwe, ubugari bwacyo uhereye ku rugara ukageza ku rundi bwari mikono 10, ubugari bwacyo bwose bwaranganaga. Uburebure bwacyo bwari mikono 5, urugero rw'urugara rwacyo inkubwe imwe rwari mikono 30. Kandi mu bugenya bwacyo hari hakikije ibishushanyo by'imihe, mu mukono umwe wacyo w'intambike habagaho ibishushanyo 10. Ibyo bishushanyo byari impushya 2 kuri cyo, byaremanywe nacyo. Kandi icyo gikarabiro cyari giteretswe ku bishushanyo by'inka 12, 3 byarebaga ikasikazi, ibindi 3 byarebaga iburengerazuba, ibindi 3 byarebaga ikusi, ibindi 3 byarebaga iburasirazuba. Icyo gikarabiro cyari gishyizwe hejuru yabyo kandi biteranye imigongo. Umushyishyito wacyo wari intambwe imwe y'intoki, kandi urugara rwacyo rwacuzwe nk'urugara rw'urwabya cyangwa nk'ururabyo rw'uburengo. Cyajyagamo inshuro z'intangwe 2,000. Kandi acura ibitereko 10 mu miringa, igitereko kimwe uburebure bwacyo bw'umurambararo bwari mikono 4, ubugari bwacyo bwari mikono 4, uburebure bwacyo bw'igihagararo bwari mikono 3. Uko niko ibyo bitereko byari bicuzwe. Byari bifite ibisate bisobetse mu nkingi zabyo. Kuri ibyo bisate byo hagati y'izo nkingi hashyizweho ibishushanyo by'intare n'inka n'abakerubi. Hejuru y'izo nkingi hari hateweho imikindo, kandi munsi y'ibishushanyo by'intare n'inka hariho ibisa n'imishunzi itendera, ariko bisobekeranye.
buri gitereko cyose cyari gifite inziga enye z'imiringa, kandi n'ibyuma by'imitambiko bibirindukwaho n'izo nziga nabyo byari imiringa. Ku matako yacyo hariho ibifata bya byuma by'imitambiko byari munsi y'igitereko cy'igikarabiro, kandi byari bifite ibisa n'imishunzi itendera. Kandi igitereko cyari gifite urugara mu mutwe wacyo, uburebure bw'urwo rugara bwari mukono umwe n'igice. Kuri urwo rugara bari barakebyeho imanzi, kandi ibisate by'uwo mutwe ntibyari byiburungushuye, ahubwo byaranganaga impande zose. Izo nziga uko ari enye zari munsi y'ibisate by'igitereko, kandi ibyuma bibirindukwaho n'izo nziga byari biciye mu gitereko, uburebure bw'izo nziga bwari mukono umwe n'igice. Ishusho yazo yasaga n'iz'amagare y'intambara, ibyuma byazo zibirinduragaho n'intango zazo n'inkingi zazo n'imigongo yazo byose byari byararemwe mu miringa yayagijwe. Ku matako yose y'igitereko hariho ibifata bya byuma by'imitambiko byose byari 4. Ibyo byuma byaremanywe n'igitereko. Hejuru y'icyo gitereko hakurikiraho ikintu cyiburungushuye, uburebure bwacyo bwari intambwe imwe y'intoki, kandi inkingi zacyo n'ibisate byacyo byari bifashe ku gitereko. Kuri ibyo bisate bisohetse mu nkingi zo mu migongo yazo yari yarakebyeho ibishushanyo by'abakerubi n'intare n'imikindo, akurikije uko hareshyaga, abihundaho imishunzi itendera. Uko niko yakoze ibyo bitereko uko ari 10. Byose byari biremwe kimwe, ari urugero rumwe n'ishusho imwe. Kandi arema ibikarabiro 10 mu miringa, kimwe cyajyagamo inshuro z'intango 40, kandi igikarabiro cyose uburebure bwacyo bwari mikono 4. Ku bitereko byose uko ari 10 baterekaho igikarabiro. Mu ruhande rw'iburyo rw'iyo nzu ashyiraho ibitereko 5, ku rw'ibumoso ashyiraho bindi 5. Igikarabiro kidendeje agishyira mu ruhande rw'iburyo rw'iyo nzu, iburasirazuba herekeye ikusi. Nuko Huramu akora ibikarabiro n'ibyuma byo kuyora ivu n'ibyungu. Uko niko Huramu yarangije umurimo w'inzu y'Uwiteka yakoreraga umwami Salomo. Byari ibi: inkingi zombi n'imitwe yombi yiburungushuye yari hejuru y'inkingi, n'ibisa n'inshundura byombi byo gutwikira ahiburungushuyeho ku mitwe yari hejuru y'inkingi, imbuto z'amakomamanga 400 zo gushyira ku bisa n'inshundura byombi, n'impushya 2 z'amakomamanga zo ku bisa n'inshundura byombi bitwikira imitwe yombi yiburungushuye yari ku nkingi. Ibitereko 10 n'ibikarabiro 10 byari hejuru yabyo, igikarabiro kidendeje n'ibishushanyo by'inka 12 byari munsi yacyo, ibibindi n'ibyuma byo kuyora ivu n'ibyungu. Ibyo bintu byose Huramu yakoreye umwami Salomo kubw'inzu y'Uwiteka yabikoze mu miringa isenwa. Umwami yabiremeshereje mu kibaya cya Yorodani mu rubamba hagati y'Isukoti n'i Saretani. Kandi Salomo ntiyirirwa apima ibyo bintu byose, kuko byari byinshi cyane, kuremera kw'imiringa ntikwamenyekanye. Kandi Salomo arema ibintu byose byo mu nzu y'Uwiteka, icyotero cy'izahabu n'ameza yamurikirwagaho imitsima, ibitereko by'amatabaza 5 mu ruhande rw'iburyo no mu rw'ibumoso 5 aherekeye ahavugirwa, byose byari iby'izahabu itunganijwe, kandi n'uburabyo n'amatabaza n'ibisa n'ingarama byari izahabu. Ibikombe n'ibifashi by'ibyungu n'indosho n'ibyotero byose byari izahabu itunganyijwe, n'amapata y'inzugi z'imbere z'ahera cyane n'ay'inzugi z'inzu yitwa urusengero byose byari iby'izahabu. Uko niko umurimo wose umwami Salomo yakoze mu nzu y'Uwiteka warangiye. Maze Salomo acyura ibintu byose se Dawidi yashinganye by'ifeza n'izahabu n'ibindi bintu, abishyira mu bubiko bw'inzu y'Uwiteka.